Ndabasuhuje mwebwe mwese munkurikiye. Uburyo dutangiye icyegeranyo cyacu, reka mbabwire ko nabakoreye ubusesenguzi ku mpamvu tugira gutya tukisanga mu ntambara. Igihugu cyari kibereye mu mahoro, abaturage bacyo bishimye, bakinjira mu minsi y'amarira n'imiborogo, nyamara nta ruhare babigizemo. Uhereye kera intambara zagiye zifata isura itandukanye bitewe n'ibihe, ariko usanga kenshi intambara zagiye ziba zishingiye ku butaka, imitungo, imyemerere, ubwo ndavuga abanyedini n'amadini, ubuyobozi cyangwa imiyoborere y'ibihugu n'inyungu z'ubukungu. Nubwo hari intambara zatumye habaho impinduka nziza, nababwira ko inyinshi zagiye zisiga ingaruka mbi ku baturage ndetse n'iterambere ry'isi. Kugeza ubu hagenda hashakwa uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro aho gukoresha intambara. Muri kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe, mbibutsa ko Imana yaduhaye isi ngo tuyiyobore, turusheho kuyigira nziza nubwo byatunaniye. Wakanda aho munsi ahanditse subscribe, ukande kuri like, ubundi ndaje mbibwirire inkomoko y'intambara dukurikije amateka yaranze iyi si yacu. Intambara zagiye zibaho mu mateka y'isi zifite inkomoko zitandukanye kandi zishingiye ku mpamvu zinyuranye zirimo ubutaka, ubutegetsi, amadini, ubukungu n'ibindi. Mu ncamake rero turasesengura inkomoko y'intambara hashingiwe ku bihe bitandukanye by'amateka. Nta gutinda, reka nkubwire icya mbere cyangwa intambara ya mbere. Mu ntambara habayeho intambara zishingiye ku guharanira ishyaka ry'ubuzima cyangwa icyo twakwita survival wars, ubwo ni mu rurimi rw'amahanga Icyongereza. Mu ntangiriro z'ubuzima bwa muntu, abantu barwaniraga ibiribwa, amazi n'ubutaka bwiza bwo guturamo, aho ubwoko bumwe bwabonaga ko bushobora kwambura ubundi ibiribwa cyangwa ubutaka. Intambara zahitaga zitangizwa. Icya kabiri, intambara z'ubutegetsi, wars of conquest empire building, Icyongereza. Intambara zagendeye ku kwagura ubutegetsi. Urugero ni ingabo z'Abanyamisiri, Abagiriki n'Abaroma bari bafite umuco wo kwigarurira ibindi bihugu kugira ngo barusheho kugira imbaraga. Ntago ndibuze kugenda mbitindamo. Icya gatatu, intambara zishingiye ku myemerere, religious wars. Ahangaha ndibuze kuhagaruka. Ubundi buryo bw'inkomoko y'intambara ni ukwemeza abandi idini cyangwa imyemerere runaka. Urugero ni intambara za Crusades cyangwa Crusades zabaye hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Aha ni mu kinyejana cya 11 n'icya 13. Reka mbibutse ko ubu ngubu turi mu kinyejana cya 21. Intambara zishingiye ku bukungu n'ubucuruzi. Icyo ni icya kane. Ibihugu byagiye birwana kubera inyungu z'ubucuruzi, cyane cyane mu gihe cy'ubukoroni, aho ibihugu by'i Burayi byarwanaga kugira ngo byigarurire amasoko n'ibyiza kamere byo muri Afurika, Aziya na Amerika. Intambara nk'izo zarimo intambara z'Abongereza n'Abafaransa, aho hari ku mugabane wa Amerika. Nk'iyo mwagiye mwumva cyangwa mwamenye 7 Years Wars, yatangiye mu 1756 irangira mu 1763. Urumva ko yamaze imyaka 7. Aha narajya kure abajya munkurikira. Mu ntangiriro cyangwa mu mezi ashize nigeze kubabwira ku mugabo ukomeye cyane, igihangange, umwe mu baremye Amerika cyangwa mu batumye Amerika imera ukomeza ubu ngubu, umugabo witwa Benjamin Franklin. Amateka ye narayababwiye. Number 5, intambara zishingiye ku mpinduramatwara, izo twita revolutionary wars. Ibihugu cyangwa abaturage barwanaga kugira ngo bahindure imitegekere. Urugero ni intambara y'ubwigenge bw'Abanyamerika. Iyi yabaye guhera mu 1775 irangira mu 1783. Reka mbibutse ko umugabo Benjamin Franklin ari wagize uruhare mu gusoza intambara. N'impinduramatwara y'Abafaransa yatangiye mu 1789 irangira mu 1799. Number 6, intambara zishingiye ku makimbirane ya politike, political wars. Imitegekere idahuza nk'ubutegetsi bwa cyami n'ubwa rubanda.
ibyo twita monarchie vice demokarasi yatumye habaho intambara. Urugero ni intambara ya mbere yabaye mu 1914 irangira mu 1918 yamaze imyaka 4, n'iya kabiri y'isi yabaye mu 1939 ikarangira mu 1945 yamaze imyaka 6. Izi ntambara zombi nababwira ko zarwanywe kubera amahame y'ubutegetsi atandukanye. Reka mbabwire intambara ya nyuma, intambara zishingiye ku bwoko. Mu Rwanda ngira ngo mumaze kumenyera ijambo genocide cyangwa genocide. Ubwo nimvuga genocide wumve genocide yakorewe abatutsi. Ibihugu byagiye birwana kubera amoko n'imyumvire y'ivangura. Urugero ni intambara yabaye muri Yugoslavia ahari mu 1991. Iyi ntambara yarangiye mu 1999. Nk'uko mubyumva, intambara yamaze imyaka 8 n'ubwicanyi bw'Abayisiraheli. Mu ngero zoroshye kugira ngo urusheho kubyumva, watekereza neza ku bwicanyi bwibasiye abatutsi mu Rwanda mu 1994 nk'uko nari maze kubibabwira. Mwebwe mukomeje kunkurikira ndabashimira. Mbere y'uko twerekeza mu isomo ry'uyu munsi n'impamvu yatumye mbategurira iki cyegeranyo, munyemerere mbasubize inyuma gatoya mbaganirize ku ntambara zishingiye ku myemerere, izo twise religious wars. Intambara zishingiye ku myemerere ni izabaye kubera impamvu z'idini, aho ibice by'amadini atandukanye byagiye birwana bigamije kwemeza abandi cyangwa kwemeza andi madini, kwagura ubutegetsi bushingiye ku myemerere cyangwa kurwanya abatemeraga imyizerere y'abandi. Muri iyi nyandiko turasesengura intambara zishingiye ku myemerere zizwi cyane, abazitangije, impamvu zabibateye n'uko zagiye zirangira. Twihuse reka turebe ku ntambara za Crusade cyangwa Crusades. Izi zabaye hagati y'1995 ndetse n'1291. Izi ni zimwe mu ntambara zishingiye ku myemerere zikomeye zabaye mu mateka y'isi, aho abakristo mu Burayi barwanye n'Abayisilamu kugira ngo bigarurire ubutaka butagatifu, cyane cyane i Yerusalemu. Reka mbabwire uwatangije intambara. Mu 1905 Papa Urbain wa II niwe watangije ubukangurambaga bwatumye abakristo b'abanyaburayi bajya kurwana muri Aziya y'Amajyepfo. Nawe unyumvire, abantu b'abakristo begura intwaro baravuga bati tugiye kwica abandi kugira ngo duharanire ubutaka butagatifu. Abakristo begura intwaro, mobilisation ikozwe n'umupapa. Ubwo nimvuga papa umve Eglise Catholique cyangwa Kiliziya Katolika. Baravuga twe tugiye kurwana muri Aziya y'Amajyepfo kugira ngo tugarure ubutaka butagatifu. Abami b'i Burayi nka Richard wa mbere w'Ubwongereza na Philippe wa II w'Ubufaransa bayoboye ingabo zabaga ziganjemo Abafaransa n'Abongereza n'Abadage. Wakwibaza ngo impamvu nyamukuru y'abagiteje izi ntambara ni iyihe? Abayisilamu bari barigaruriye Yerusalemu n'ubutaka butagatifu kuva mu kinyejana cya 7, kandi abakristo mu Burayi bifuzaga kubugaruza ndetse bagaca n'agasuzuguro. Hari intambara hagati y'Abayisilamu bwabo. Abanyaburayi babibonamo uburyo bwo kwigarurira ayo masangano y'ubucuruzi. Reka nkubwire ko Kiliziya Katolika yashakaga kugenzura Yerusalemu no kongera imbaraga zayo ku isi. N'ubu ngira ngo murayibona, Kiliziya Katolika ifite imbaraga ku isi irakomeye. Izi ntambara rero zaje kurangira gute? Muri rusange abakristo baratsinzwe kuko Yerusalemu yagumye mu maboko y'Abayisilamu nyuma y'imyaka irenga 200 hatangijwe intambara. Mu 1291 ibirindiro by'abakristo byari bisigaye byafashwe burundu n'Abayisilamu bayobowe n'Abamameluki bo muri Misiri. Nimero 2, intambara ya Katolika n'Abaprotestanti yabaye hagati y'1524 ndetse n'1648. Izi ntambara zatewe n'igabanuka cyangwa isenyuka ry'ubukristo bwari busanzwe bwunze ubumwe. Ubwo Martin Luther yatangiraga ivugurura ry'amadini, nibwo haje kuvukamo idini ry'Abaprotestanti. Nk'uko byumvikana rero, iyi ntambara yatangijwe na Martin Luther kuko niwe watangije ivugurura ryatumye haduka idini Protestanti ahari mu 1917. Abami b'i Burayi harimo Charles wa V w'Ubudage, uyu nguyu yari umukatolika. Hakaba na Ari wa IV w'Ubufaransa, ari we waje kuba umuprotestanti. Aba ngaba rero nibo bayoboye izi ntambara. Nababwira ko impamvu yateje izi ntambara habayeho impaka hagati y'Abakatolika n'Abaprotestanti ku bijyanye n'ukwemera no kuyobora Kiliziya. Ubwami butandukanye bwagombaga gushyigikira uruhande rumwe kugira ngo burusheho kugira imbaraga. Reka mbabwire ko Kiliziya Katolika yashakaga gusubiza inyuma Abaprotestanti ngo bo gukomeza kwaguka, ubundi nabo bakabyanga.
Izi ntambara zaje kurangira mu 1648. Amasezerano ya Westphalia niyo yasubije amahoro i Burayi. Abaprotestanti bemerewe gukomeza idini ryabo. Kiliziya Katolika ntiyabasha kongera kubatsikamira. Nimero 3. Intambara z'Abafaransa zishingiye ku myemerere. Izi zatangiye mu 1532 kugeza mu 1598. Ni intambara zabaye hagati y'Abakatolika n'Abaprotestanti. Abo twakwita ngo n'Abahugeno, ubwo ni mu Kinyarwanda Huguenot, Cyongereza. Reka mbabwire ko iyi ntambara yatangijwe n'uwitwa Catherine, umwamikazi w'Ubufaransa washakaga kwica Abaprotestanti b'Abahugeno. Umwami Charles wa kane n'umwami Ali wa gatatu, aba nibo bagiye bakomeza intambara kugira ngo barwanye Abahugeno. Wahita ubyibazaho ngo kubera iki ubundi babarwanyaga? Impamvu y'intambara yari iyihe? Nta kindi cyabiteraga, hari ubushyamirane hagati y'Abakatolika n'Abafaransa n'Abaprotestanti b'Abahugeno. Reka mbabwire ko ivangura ry'amadini ryarushijeho gukaza ubukana mu ntambara z'ubutegetsi. Byaje kurangira mu 1598. Umwami Hari wa kane yasohoye iteka rya Nantes ryemera ko Abaprotestanti babaho mu mahoro mu gihugu cy'Ubufaransa. Icya kane cyangwa number 4, intambara y'ubwami bwa Ottomani n'Abakristo b'i Burayi mu kinyejana cya 15 kugeza mu kinyejana cya 17. Ubwami bwa Ottomani bw'Abayisilamu bwahanganye kenshi n'Abakristo b'i Burayi mu ntambara zabereye ahantu hatandukanye nko muri Hungary, Balkans na Mediterane. Bamwe mu bazitangije harimo nka Sultan Mehmed wa kabiri, niwe watangije urugamba rwo kwigarurira Constantinople mu 1453. Abami b'i Burayi harimo Charles wa gatanu afatanyije n'Abafaransa bagerageje guhangana n'Abayisilamu. Iyi ntambara nayo ubwami bwa Ottomani bwashakaga kwigarurira Uburayi, naho Abakristo b'i Burayi barwanyaga cyangwa ntibashakaga ko ubwami bwa Ottomani burushaho kwaguka. Kurangira kw'izi ntambara rero, ubwami bwa Ottomani bwaje kwigarurira ibice byinshi by'i Burayi, ariko bwaje guhagarikwa nyuma n'intambara ya Vienna mu 1683. Ndabizi uwasanga muri kwibaza muti ese izi ntambara zagiye zikemura ibibazo? Igisubizo ni hoya. Intambara zishingiye ku myemerere zagaragaje ko idini ryagiye rikoreshwa nk'intwaro yo kugenzura ubutegetsi, ubukungu n'imimerere y'abantu. Nyamara izi ntambara ntizigeze zikemura ibibazo by'ubushyamirane bw'amadini, ahubwo zagiye zisiga ingaruka mbi z'ubwicanyi, gusenyuka kw'ibihugu, ndetse zateje urwikekwe mu banyedini by'iteka ryose. Nyuma y'iki cyegeranyo cyangwa aya makuru y'incamake haba hari ibindi byinshi uhise wibaza. Niyo mpamvu mbashishikariza kujya hasi muri comment mukandika byo mudasobanukiwe, tukarushaho gusobanurirana. Nabigusobanurira, hari n'abandi badukurikira bagusobanurira. Mbashyiraho nimero ya telefone kugira ngo icyo washaka kumbaza ube wampamagara cyangwa ube wanyandikira ndushaho kugusobanurira by'umwihariko. Wowe wabashije kunkurikira, reka nongere ngushimire. Ushobora rero kuba uhise wibaza byinshi bitandukanye. Ese nyuma yo kumva intambara uburyo zagiye zibaho n'amoko y'intambara, iyo urebye isi ya none ubona turi kurwana izihe ntambara? Intambara zishyamiranyije ibihugu bitandukanye harimo n'iby'abaturanyi. Bamwe rero hari igihe mwatekerezaga yuko intambara ari iza none. Oya, intambara zabayeho kuva kera, nta nubwo zenda kurangira, ahubwo nukumenyera kubana nazo n'uburyo tuzitwaramo. Abakristo by'umwihariko duhamagarirwa gusenga, guhora twinginga Imana, dusaba amahoro, dusabira ibihugu amahoro, dusabira isi amahoro, dusabira abayobozi b'ibihugu amahoro. Ariko mbibutsa yuko n'abayobozi b'amadini ntago baba borohewe. Niba umaze iminsi ukurikira amakuru atandukanye, ukwiye kumenya uko ugomba kwitwara mu gihe uri mu gihugu kiri kuberamo intambara cyangwa igihugu gituranye n'ahari kubera intambara. Abakristo reka mbakangurire gukomeza gusenga, kuko nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Mwari kumwe nanjye rero John Advisor nk'ibisanzwe, umujyanama wanyu wihariye. Nabibutsa gukora subscribe ku batayikora. Reka mbibutse mujye mukanda kuri like, mbibutse mujye mujya muri comment, dusangire ijambo. Wakwandika icyo wigiye muri iyi nkuru, wakwandika icyifuzo cyangwa igitekerezo. Mwatubwira n'inkuru mukeneye ko twajya dukomeza kubategurira, tubagezaho ibijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi tukababwira n'inkuru zicukumbuye nk'izi ngizi, tukababwira no hirya no hino uko byifashe, ariko tukabihuza n'ijambo ry'Imana. Nk'uko mpora mbibibutsa, umurimo ni mugari, nawe wabigiramo uruhare. Njye mbategurira iyi content nkayibazanira, nkayibashyirira kuri YouTube. Iyo mumaze kuyumva mukumva irimo ubutumwa bwafasha abandi, ntimukabyihererane, namwe mujye mukomerezaho umurimo.
mukore share video muyisangiza abandi. Ubu butumwa babukeneye cyangwa izi nyigisho baba bazikeneye. Naho ubutaha. Welcome to Hyper Gospel TV.